imodoka yayiparitse cyane abantu kwa basigaye ari abagome we abantu bapfumu barogwa gutyo ubwo yamukwamishije nyine yakwamye si ubugome mukore ntago ari ubugome kuko nanjye yankorera ubugome burenze ndabona ni umusore w'umusirimu aranakingutse none se bahu amara igira hino hayi reba ko yasinziriye se yakwamye ko yasinziriye so ego komana konde bakwamye umva kuri kigera y'abasore b'amabandi ikintu namukorera ubu mana yanjye ndebe urashaka gukubita umuntu se umeze utya none se wamukubita gute kandi yakwamye ahubwo se biragenda bite myenda hamagara mukwamye amere neza none se ubundi yiri mu rugo niwe witwarira yego niwe bayitwara uwo mudamu ndikubona nambaye udukweto tureture akora urukweto rw'ibumoso vuba vuba urukweto rwe urukwenyi bavuga rw'ibumoso kandi urukweto rwe yambaye yego narukuremo mu gikurikira ko bagiye gukuzarezamo inkweto ngukuramo urukweto urumukozeho rw'ibumoso arumukozeho narukuremo mu gikurikira yarukuyemo rw'ibumoso shaba ukuramo n'ipantaro amaherezo gira vuba vuba yarukuye ntumukuramo n'imyenda ubugu uretse narufate mu kaboko kw'ibumoso narumukoze ku mutwe inyuma ukadondosha kw'inyuma kukatanyagirwa inzego avuga ngo mubabarire mubyeyi ngo vuga ngo urumukoze uvuga ngo mubabarire mubyeyi arumukozeho rimwe cyangwa bibi inshuro ebyiri bimukozeho ngo uvuga ngo mubabarire mubyeyi urukweto ruravura mwakabyara mubabarire mubyeyi hanyuma rero kuko ari wo muhaye imbabazi kandi nawe uzamucanye ikibazo imodoka ngiyo wayibonye ako gasore ubwo ni ukuvuga ngo ko ibyo ayo mafaranga arazanzamutse arazanzamutse nyine niyo mpamvu bigenze gutyo ibarwa utangiye kwirebeshwa hihe urabona nijye wamugize gutyo sha wamugize gutyo kugira ngo ibintu bibanze birangire ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe n'ugushimira cyane nawe atarikora iyo ni mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ubucece mu gace umwami w'ibyahishuwe nyuma nkokora mu bice biba bigiye bitandukanye ndabemera aho muri mudukurikirana umunsi ku wundi igene kiroso ini sawa show ndi kumwe n'umuntu ugiye kudusangiza inkuru nazindutse kare cyane ariko kugira ngo ngere aha ngaha byangoye cyane rwa rugendo rurerure kandi runini cyane ariko ahagera meze neza ntago ari neza yego watubwiye ko ari inkuru tugiye kudusangiza iyo nkuru imeze gute muraza kutwihanganira ko dushyizeho kamera twahageze ntabwo twakorera intro mu muhanda cyangwa ku muhanda kugira ngo mumenye ko ariko twahageze imeze gute ni umuntu yankodesheje imodoka none menya hashize nk'amezi 2 naramubuze nimero ye iki sinzi pe nicyo kibazo mfite ibaze guhereza umuntu imodoka akamara nk'amezi 2 telefone yarayikuyeho iki kandi yaragusabye icyumweru kimwe yari yakodesheje icyumweru none yaramaze amezi 2 yego tugeze aha ngaha tutashyiraho kamera avuga ngo imodoka yawe ni iyi ngiyi yego none kugira ngo umenye ko imodoka yawe iri aha ngaha cyagenze bite tubisangiza abantu uko byagenze kugira ngo umenye ko iri aha ngaha hano nabonye ko ari mu maparitomo yego njyewe kugira ngo nyibone hari umuntu wandangiye umuganga arambwira ati rero uyu muntu yagufasha ukabona imodoka yawe rero niko nayibonye navuganye n'uwo muganga arahandangira uko rero niko mageze nkana guhamagara ngo uze urebe ufate inkuru wanakoze cyane kugira ngo dusangize abantu inkuru badukurikiye umuntu watwaye iriya modoka nuriya uri kuri vora nk'uko wabimbwiye siko cyane none reka wenda igira hino kamera dufashe umuntu yasinziriye mu modoka ibi bintu sinamenya ngo ni ibiki urabona ari muzima wabona yari afite ahantu agiye kuko njyewe uwo muvuzi yambwiye ngo genda uramusanga aho nkubwiye niwe umusanga
Mbese Niyo se imodoka wamusanze yayiparitse. cyane abantu kwa basigaye ari abagome we abantu bapfumu barogwa gutyo ubwo yamukwamishije nyine yakwamye si ubugome mukore ntabwo ari ubugome kuko nanjye yankorera ubugome burenze ndabona n'umusore w'umusirimu aranakingutse none se bahu amarama igira hino hayi reba ko yasinziriye se yakwamye ko yasinziriye so yego komana ko nde bakwamye umva kuri kigera y'abasore b'amabandi ikintu namukorera ubu ngubu mana yanjye ndebe turashaka gukubita umuntu se umeze utya none se wamukubita gute kandi yakwamye ahubwo se ubu biragenda bite imyenda ahamagara mukwame amere neza none se ubundi iri mu rugo niwe wiyitwarira yego niwe bayitwariye nta kintu se yigeze yangirizaho wayizengurutse urareba ewe none se ubwo urabona iheruka mu kinamba reba amapine ukuntu asa reba ukuntu isa reba irangi ryarashishutse nyine uko nayo wahise ikimeze wagira ngo hari hicaye abantu bari simbizi ukuntu byagenze ariko wari ufite indi wagendagamo cyangwa ni iyi ngiyi gusa yewe nagendaga kuri moto n'igare narigendagaho mbese ubu amaherezo araba yahe kugira ngo turebe ko uyu muntu yakanguka cyangwa ese kwanza reka two kujya mu bintu byinshi two gutinda ibintu byinshi hamagara uwo muntu bakurangiye ahangaha uwo muganga bakurangiye ahangaha tumubaze amaherezo y'ibi bintu tumenye ibyo ari byo natwe dusobanukirwe kugira ngo umenye n'ukuntu ukura imodoka yawe ahangaha kamuhamagare twumve cyangwa bayiteje bya nyabingi n'ubundi irakwamye kamuhamagare numve wabona iribona bakwame yego muga ntabwo rero wari uri kumbwira ngo nyine nandi kukubwira nti uyu muntu ko yakwamiye ahangaha biragenda bite ntabwo ari ugomba kubimbaza hereza uwo mudamu twavuganye ari umbwire ku kibazo kimeze wowe mbere na mbere wowe wabanje no kunyibwira sha fata umupfumu wawe ugende urinde yego mugani ni byiza ibyo twavuganye wabonye kugera ku bwiyaribyo aho nakurangiye wasanze ariho uwo musore nasanze ariho yego rero urabyibuka neza ko nayo 200,000 yego hari 300 ugomba kumva ikimenyetso wakibonye kandi wabonye ko ahari nakibonye ikimenyetso 300 yo ngomba kuyaguha yego uri kukabana ku gasore wowe ni uwo musore warumamagaye ninde ni umunyamakuru naye nahamagaye ngafata inkuru kuri telefone rero tuvugane none ubona bashije kumumenya naramumenya nabwo wemerewe ko umuntu wari wese ngamvugisha muhereza telefone amaze cyashaka kumva mugagiye ibyo nshaka kubaza ndashaka kumenya uyu muntu arava hano bigenze bite ko yasinziri kuri vora kandi dusanze imodoka nayo arahanga itanabuja kandi tukazana nakarukugi umvanega amatwi nagombaga kubanza ngabikora kugira ngo uwo mudamu abone imodoka ye kandi n'icyo gisambo akibone kuko yambwiye ukuntu icyo gisambo cyari cyarayitwaye amuhamagara akamukumva ngo yaramaze amezi 2 niba nyine niko yambwiye rero nagombaga ku mafaranga yanyishyuye nagomba kubanza nkamwereka ikimenyetso kandi nabwo natanyishyura amafaranga asigaye biraba bibi none se imodoka yava hano gutarayakura gute umva ukuntu bigomba kugera ntukace mu ijambo ugereka amaze gusubiza ikibazo wambajije nsoze ngere ku musozo kuko uri kuhita uca mu ijambo igikurikiyeho rero mbwira uwo mudamu ndi kubona yambaye udukweto tureture akora urukweto rw'ibumoso vuba vuba urukweto rwe urukwenyi vuba rw'ibumoso kandi urukweto rwe yambaye yego narukuremo mu gikurikiraho ngo ujye ukuzarezamo inkweto ngukuramo urukweto urumukozeho rw'ibumoso aramukozeho nabaza mubwira ibikurikira yarukuyemo rw'ibumoso ukuramo n'ipantaro amaherezo gira vuba vuba yarukuye ntumukuramo n'imyenda ubugu uretse narufate mu kaboko kw'ibumoso narumukoze ku mutwe inyuma ukadondosha k'inyuma kukatanyagirwa inzego avuga ngo mubabarire mubyeyi ngo uvuga ngo uri umukozi uvuga ngo mubabarire mubyeyi ari umukoziho rimwe cyangwa bibi inshuro ebyiri bimukozeho ngo uvuga ngo mubabarire mubyeyi urukweto ruravura mwakabyara mubabarire mubyeyi
hanyuma rero kuko ari wowe umuhaye imbabazi kandi nawe usanzwe ufite ikibazo imodoka ngiyo wayibonye ako gasore ubwo ni ukuvuga ngo ko ibyo ayo Yampaye ngarazanzamutse da. ndabona Arazanzamutse. nyine niyo mpamvu bigenze gutyo Bibarwa. Utangiye kwirebeshwa hihe. urabona nijye wamugize gutyo sha Eh? wamugize gutyo kugira ngo ibintu bibanze birangire ndebera ese ubwo wabibonye ntabwo sha unyibuka ibyo nakubwira ko wabibonye ntabwo unyibuka ntabwo unyibuka uwo munyamakuru Ye ndakumva. ntabwo Muga kuvuga ko ibyo twavuganye turabona ko byaciyemo rero nerese muga mukorera hehe ni mugangane. uri kureba hepfo ukareba ruguru iyo modoka urimo ni iyawe iyo modoka urimo ni iyawe iyo muri mu bice bitandukanye bitewe n'aho ufite Mu Rwanda. gahunda bivuze ngo simya ndavuze ngo simya iyo modoka simya iyo modoka nkorera mu bice bitandukanye by'igihugu nshobora kuba ndi mu majyepfo nkaba ndi za Muhanga ndi za Nyaruguru mu majyaruguru nkaba ndi mu Musanze nkaba ndi za Rulindo ndi nkaba za Gakenke uburasirazuba ngiye nkorera impande n'impande sha biterwa n'aho uherereye n'aho kurangira nakubwira Nese muga ikindi nkubaza nk'abantu bari hanze je nibo nkunda kubariza cyane abantu bari hanze mubafasha mute cyangwa n'izindi ndwara murazivura cyangwa mufasha n'abandi bantu mu buryo bugiye butandukanye gute WhatsApp yanjye cyangwa nawe ikayibaha nta kibazo bamara kuha WhatsApp basaba amafoto kuko ngo mudamu yambaye amafoto y'imodoka ye amafoto y'imodoka ye ibyo byose bibaye kubera amafoto yonyine rero nk'uko umuntu uri hanze musaba amafoto akayama kuri WhatsApp yanjye WhatsApp yanjye ntabwo kubwira unakwinjira kuri screen hanyuma rero ukanyarikira ukama amafoto niba ari uwakwibye ukaba ufite icyo yakwibye ubundi ibindi byose biba mu minota nko guhobya kandi bisaba kubahiriza amabwiriza niba wabaye igice ikindi gice ukacyohereza kuko utacyohereje iyo modoka ndayirigisa ndaje nyakohereze muga ndaje nyakohereze nayibona se nk'uyu nguyu banza hano ngaha iyo umuntu aguhaye imodoka sohora imodoka muga kumva uwo mudamu afite amahane ubwiranye neza amafaranga yanjye ngo agiye guhita ayikoherereza ayakoherereza ubavuga rero ariko ikibazo mfite kufashe bwene ariko kumbaza nanjye kubaza ni ku bijyanye n'abafite inyatsi ababuze urubyaro abagize gutera nabo barabafasha byose byarakemutse aho nagiye yaba za Tanzania naho ndi amagera za Kongo njyamagera aho waba uherereye hose ndagufasha njyagira n'ingendo nkajya no ku mugabane w'Uburayi imiti nkayizana urumva Amerika hose urakoze reka ibindi bazakwibereza ndashyiraho nimero yawe iyi modoka ni yawe nani soni muganga aragiye umva imodoka yawe urayibonye wowe beza amafaranga natakaje kuri muganga yamereze winakoraho ndavuze ngo winakoraho nani soni te kumbwira imodoka nazezengeye hano wahageze ute cyangwa bimeze bitano ni wawe mubaze ni wawe ese urambazaho ndi ushinzwe iki ashinzwe ushinzwe iki wowe urambaza ngo kubimenya mbere ibindi byose kubimenya uyu nguyu ndi gukurura nkasanga atari ubwa mbere duhuye wowe urambaza ngo imodoka ni yawe se iyi modoka ni yawe imodoka ni kimwe ngewe ntago ndi mu muhanda nta nubwo uri imodoka ni kimwe nukubona udusore tw'Ikigali twiyambitse warangiza ngo imodoka ikintu cya mbere nani soni ikintu cya mbere cyambere imodoka narayikodesheje sinaguha amafaranga hari ikindi kibazo dufitanye twumvikanye igihe kingana iki igihe cyarenzeho ese ko wakodesheje mu cyumweru ukabimaranye amezi abiri nagashize ndi kukubwira ngo amafaranga yose nishyuye uriya muganga iyo atagukwamisha hariya narwo nayiko yabona ugomba kuyama ese ubundi kugira ngo imodoka bikwamira ngaho sinzira aho byaje bitumvise bimeze ngewe narindi hano ntago nzi ukuntu nahageze ikintu nuko mwangutse mbona muri hano ariko uyu mukobwa twarahuye kuko nagombaga kujya mu birunga gusura ingagi sibyo nkodesha imodoka kugira ngo ngende njye gusura ingagi nyine ko wari inyuma amezi abiri mwaravuganye icyumweru ayo mezi yarenzeho abiri
cyangwa se icyo cyumweru ari kuvuga ibintu ari kuvuga nabikora ko abishaka ibyo byarenzeho nta kibazo ariko uremera kuri mu makosa amakosa ndayemera ko biragenda bite genda nshaka gusoza ikiganiro ntago nshaka kugira ngo nsubire ikiganiro nta kibazo wowe nk'umunyamakuru waje simbizi n'ikinyamakuru ukorera njyewe ibyo ngibyo ntago wampamagaye wamugani reba ahantu turi turi ku mupaka wa Tanzania turi ku mupaka wa Tanzania kandi uyabe Kigali mu Kigali mwese okay cyangwa urije kuyamba mabuja don't worry ngaho mujye muba abanyangamugayo nimukigira basikama nsabye imbabazi nakubonye uri umuntu uri sereye kumbi ni bwa bujagiso bw'ikigali bwirwa buzenguruka ntago ngiye ndi jagiso nitwa Darius ntago ndi jagiso izina ryanjye uri umusikama nicyo kintu cyonyine nakubwira cyonyine basi mabuja sibyo jya mu modoka yawe cyangwa se ukora ibyo ushaka ariko ngiye nsabye imbabazi imodoka yawe ngiyi mweko nakize checkinga mweko nakize nta nubwo nayitwara ukuntu isa wagira ngo iyi modoka yari iri hehe ndayijyana mu kinamba abayozi hari umunamba uzi kuyo ikindi aya mafaranga y'ayo mezi urayamuha aya mafaranga urayamuha nta kibazo cy'amafaranga ndayamuhereza hari ikibazo cy'amafaranga kamera sinjya ntinda mu bintu oya nta kibazo cy'amafaranga aya mafaranga se nangahe 1 2 sinjya ntinda mu bintu 4 5 ntago mbizi ikinamba ni 5 ntago aya mafaranga tudufaranga ni duke cyane ayo se amaze kwese amezi abiri yagomara twadufaranga twawe tw'inyito fata ko nacyo ni imodoka ya zakuvanga wanjegera wa Marine we gicucu mabere ziba wanyangaraga semani ubwoko bubi rekana n'ubwoko wawe nawe abanyamakuru bawe urabafite fata ziba jya mu modoka yawe rero ubwo ngubwo nayo najyamo irimo umwanda nkuriya reba ukuntu isa ngiye guhamagara abazi bayoze guys nicyo wabwira abantu badukurikiye icyo nabwira abantu badukurikiye nibakizera ingegera nka ziraza basikama nese nkuriye iriya njegera nta kindi navuga kuko ndababaye abantu badukurikiye nitwa